abagabo bakunda icyubahiro cyabo wagiye kugikoraho no kwasiga umutwe wawe uhasiga ariko utinya ikintu bamanukana no muri serekeye cyakora yabivuze neza yaravuze ati nararaga nkubitwa mukamvugiriza amashyi naje hano imbere yanyu none ndajatse mumvugirije induru ntago tuzaho byaciye ntago nabona imbaraga zisiga abantu inyuma ntago nabishobora ariko yari yabasiganye na papa wabo se nibiki papa wawe wamukubitaga akamuhondagura saa sita na nijoro yamugize nk'ingoma y'abaporoso se babana bo wabwirwa n'iki ko atabahondaguraga kuko ndibuka hari akantu yavuze muri kiganiro ngo baramubajije ngo se ngo uyu mukino uzarangira gute nkaravuga ngo wenda uzarangira the band apfuye ariko gusa icyo nabwira abanyarwanda n'abandi bantu badukurikiye urugendo yavuze yaciyemo twese tutigize nyoni nyinshi nta warushobora mama Vanessa ni umuntu mukuru umuntu urambye muri aka gakiza n'uru rugendo ikindi numvishemo cyabaye ihurizo hubwo ni cyaje na amajwi numvishwe avugwa na mukeba we habayemo ikintu cy'ubuhanuzi urimo kunkurikira ngo yuko ngo mama Vanessa ngo yahanuriye umugabo we yuko ngo abana afite atarabi ibi ndabivuze ntibantera amabuye kandi ni ibintu bigaragara binariho niba ngo umuntu yarasezeranye n'undi ngo muzatandukanywa n'urupfu uri hejuru y'inkoni ubwo se urupfu kuhubwa ruzarwihamagarira urabona uzategereza ko ruzaza hari ibintu nanjye ntakihanganira urugendo rwa mama Vanessa avuze ukuntu yabaye mu buzima nka buriya nanjye gewe mama Happy sinabishobora ahubwo ashobora kugenda agasanga nibwo azakubitwa izirenze izo yakubiswe imbere sinkubeshye ni muri zirara zishya urugo n'ubudasa urugo ntago rusa n'urwundi kuko jewe urugo rw'iwanjye ntago ruzasa n'urw'iwawe ntago Imana yabyihanganira aba bantu bakora ibyo bintu izabakubita Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kwa natwe mwanya nk'uyu nguyu reka nshimire inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye nshimire abarundi ko mudukurikira muri benshi cyane turabizi nshimire kandi n'inshuti zacu ziri muri diaspora mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye mwese reka mabwenga amahoro y'Imana abe muri mwebwe kuri kamera turi kumwe na mama Happy nishimiye kongera kuba nawe ku Isezerano TV urakoze cyane nanjye ndabyishimiye amakuru mama Happy ni meza urakomeye ndakomeye meze neza Imana ishimwe ubushize twari turimo tuganira ku muhamagaro wawe wo gusengera abarwayi no kubasura bigihagaze bite uyu munsi bimeze neza birakomeje mbonereho no gushimira abantu babanye nanjye bumvise kiriya kiganiro bakampamagara bakagira icyo bakora Imana ibaha umugisha hari ababikoze hari ushobora kuba atarabyumvisha ubundi umuhamagaro wawe uteye gute umuhamagaro wanjye ni uwo gusengera abantu kubera ko mfite impano yo gusengera abarwayi yego mfite rero impano yo gusengera abarwayi niyo mpamvu byaje no muri uwo muhamagaro w'ivugabutumwa kugira ngo njye njya ku bitaro nsengera abarwayi kuko nakuva na kera narabikoraga ntago mbitangiye ubu narabikoraga ariko nkagenda nkasenga nkataha nyuma nza kubona ko haba harimo ibintu byinshi by'abarwayi baba bakeneye abatagira gifasha abadafite amafaranga yo kubavuza abatagira icyo kurya biza kuba ngombwa yuko mbona yuko ibyo bintu ntabyifasha nyine kandi hari abantu bafite umutima wo gukorera Imana niyo mpamvu rero navuze ngo njye mbicishaho abantu bafite uwo mutima bajye banshyigikira ne kujya ngenda ngiye gusenga gusa ahubwo ngiye ngenda hari n'icyo mbagemuriye hari ababikoze rero ni ukuri Imana ibaha umugisha iyo gahunda iracyakomeje undi muhamagaro ngira ni uwo kugaburira abantu bashonje no gufasha abantu bababaye ubundi yaba nari mfite nk'ibintu nakagiye mbahamagara bose bakaza hano ngira ngo nkabaha ibyo mfite ariko sindagera kuri urwo rwego ariko nzarugeraho kuko nibyo ndimo guharanira kugeraho nzabibona ibyo mp'abantu kuko hari abantu benshi bababaye hano hanze muri iki gihugu abantu barababaye nk'ubu ejo hari umudamu waje hano arakomanga aza kunsaba ati ese ati wamfashije ati ngo yabyaye umwana avuka aremaye urutugu rudakora yego arambwira ati urabona ndi umukene singira hepfo no haruguru ati wumve ko nabuze na mituweli yo kujya kuvuza uyu mwana arambwira ati none ati wamfashije
nk'uwabakeneye ubufasha n'abandi abo nabizana hano ariko hari n'abandi mbanzi nk'ubu hari abantu nagaburiye muri covid ejo bundi nahoze mbikubwira n'ubu baracyampamagara bambaza bati noneho udufashije iki urumva kandi nanjye urabona ko maze umwaka naravunitse ndwaye nta kintu nkora nta kintu mba mfite ariko niyo mpamvu navuze ngo reka hari abantu bafite umutima wenda nk'uwo nguwo wanjye tujye dufatanya tujye dufatanya dufasha abo bantu Imana ijye biduheramo umugisha cyane yuko Imana ntabwo iturebera mu gukiranuka gusa hari abantu bazi ko kuba twarakiriye agakiza turi aho ngaho tumeze nk'amadarapo ari byo Imana itureberamo Imana iturebera mu mirimo iturebera mu murimo niba ikurebera uzi ko uri umuririmbyi ukaba uri umuririmbyi yagera mu baririmbyi ntugaragare icyo gihe abaririmbyi bazahembwa wowe usigare wibaza ngo amasezerano yanjye yaheze he Imana yaraje ntiyakubona aho yagombaga kugusanga ntiyahakubonye nge rero nzi ko ishobora kunsanga mu gusengera abarwayi mu ivugabutumwa ry'umurimo nkora ikansanga no mu gufasha imbabare aho niho hantu Imana igomba kunsanga je unambajije ndi mu bitotsi ukambaza uti Imana duhurira muri iyo mirimo buri muntu rero wese aba afite umurimo we akora Mbega wese ko afitwa yahamagawe we niwo muhamagaro wawe jewe niwo muhamagaro wanjye pe wo ibintu byo kuvuga ubutumwa butagira imbuto n'ibikorwa ntago giye nabuvuga ntacyo buba bumaze ahubwo nubu nuko nyine nkubwira ndacyapfundikanya nta bushobozi mfite mbaye mfite ubushobozi byaba byarafashe intera se nkubeshye kandi nibimara gufatika nzi ko bizafatika uzajya wumva nkuhamagara nti zana kamera tujye mu biturage n'ibiturage tuzabijyemo tujye kubashaka kuko barahari nuko tuba turi aho ngaho tutashaka kubireba ko abo bantu bahari ariko hari abantu bababaye pe ndashimira abanyarwanda ko babanye nanjye muri iki gikorwa ejo bundi mbabwira iyo nkuru abantu n'ukuri barabikoze Imana ibaha umugisha pe abantu bose bazi ko bafite icyo bakoze Imana ibaha umugisha yego ese mama Happy hari abantu baba bari siritu nk'abantu baba hanze y'igihugu bari muri diaspora baba bafite uwo mutima n'ubundi wo gufasha abantu yego ariko ugasanga bagiye bizera cyangwa se hari abandi bababwira bati dufite ibikorwa byo gufasha abantu ariko ugasanga abantu barabahemukiye yego hari iki kibazo gituma umuntu wiyumvamo umuhamagaro agera ku rwego noneho ugatangira guhemukira abantu kandi yari yitwaje umuhamagaro wo kujya gufasha abantu ivore ko iki kintu tunakivugeho Imana igumugisha kuba ukizanye kuko ni cyiza cyane nagiye nkiganirizwa n'abantu benshi abantu bose bagiye babona iki kiganiro cyangwa twe twaraganiriye imbere mbabwira umuhamagaro wanjye uko uhagaze nagiye mpura n'abantu benshi bafite umutima wo gukora ibi bintu akanambwira ati nanjye ndumva rwose mfite inyota yo kuzakora ibi bintu ariko ugasanga koko abantu baracibwa intege n'abantu bagiye babibanzamo ibi bintu akaba yaraje avuga ati je mfite umuhamagaro wo gufasha imfubyi gufasha abakene abantu batishoboye bakabona koko abantu bakabashyigikira muri iyo gahunda bikarangira aho gufasha abantu yagiye avuga ari we wifashije ku giti cye ibi bintu ni umuvumo ukomeye nkubwire Evode mbivuge mbisubiremo mbishimangire muntu uzi ko wakoze ibi bintu wikoreye umuvumo n'Imana itazagukuraho kuko ubwayo niyo yawugushyizeho ni ibintu bibi cyane kuvuga ngo wowe ugiye witwaje izina ry'undi muntu ukoze ibintu nk'ibi ni umuvumo mubi cyane uteye ubwoba rero aba bantu baba diaspora bari hanze bafite uyu mutima bakaba bazi ko bahemukiwe n'abantu babanze bashishoze bari abantu barimo gukorana nabo baribo niba koko abo bantu kuko urumva ibyo ari byo byose arakubwira ati jewe sinere ko sinzamwere ko sinzamenya uwo ari we ufite uwo mutima ariko hari ijambo rimwe Yesu yavuganye n'abigishwa Yesu yigeze abwira abigishwa arababwira ati mu bihe by'imperuka muzabe maso hazaza abahanuzi b'ibinyoma ndetse bakora n'ibitangaza birenze ibyo nakoze urumva ukuntu Yesu yabivuze neza ntiyanavuze ngo bijya gusa n'ibyo nakoze yaravuze ngo ahubwo birenze n'ibyo nakoze ngo aba bantu muzabitondere ni amasega aryana abigishwa bagira ubwoba bati abo bantu tuzababwirwa n'iki arababwira ati muzabamenya Petero ati tubwira ukuntu tuzabamenya icyo namukundiraga we yahitaga abaza vuba ati tubwira ukuntu tuzabamenya ati muzabamenyera mu mbuto bera ibyo bavuga si byo bakora n'ibyo bakora si byo bavuga dufite abantu bari muri uyu murimo bameze gutyo
ibyo bavuga si ibyo bakora, n'ibyo bakora si ibyo bavuga. Ariko ibyo ari byo byose umuntu iyo mutindanye, iyo mugendanye, iyo muvugana uramumenya. Yego. Nk'ubu jyewe niyo naba ntari mwiyerekwa, umuntu waba uje kunyesikoroka sinamuyoberwa. Kandi ikindi cya kabiri, bari abantu nubwo bahemutse bakaba bikoreye uriya muvumo, n'undi muntu mubwire utinyuka gukinira muri ibi bintu azabihuriramo n'ingaruka zikomeye cyane. Kuko ibi bintu bizamugiraho ingaruka, bizamukurikirana. Impamvu bizamukurikirana, nta kuntu umuntu azaba yarayadasinziriye ngo afate amafaranga yari kugaburira abana be. Yego. Ayohereze ngo avuge ngo ngiye gufasha imfubyi kuko ari wo muhamagaro n'umutima wanjye unyemeza, numva mfitemo ari wo mutima wanjye mfite wo gufasha. Nurangiza ngo ubigire ibyawe wowe bye kugera kuri wa muntu, ngo uzavuge kuzagira amahoro. Nta mahoro wabigiramo n'umunsi warimo, nta mahoro na rimwe wabigiriramo. Kuko jyewe nagiye mbona Imana buriya hari ukuntu tuba tuzi yuko ngo Imana idahora, ariko Imana irahora. Hari abantu bagiye bajyaga bagenda bampemukira, sinanabasengere kugira ngo hagira ikintu kibi kibabaho, ariko kwa kubabara kwanjye Imana ikambwira ngo kubera uwo mubabaro ufite nzaguhorera. Ba bantu nagiye mbabona bameze nabi, si ibintu nakirwa mvugira kuri kamera, nkabona yuko ari inkoni za bya bintu bakoze nubwo baba batabisobanukiwe, ariko Imana irahora. Ntabwo Imana yabyihanganira aba bantu bakora ibyo bintu, izabakubita. Baba abanyakuri bakora ibintu biri mu kuri, niba koko uwo muhamagaro. Kandi reka nkubwire Yvonne, nta muhamagaro baba bafite. Nese waba ufite uwo muhamagaro ukabikora ugira ngo ntago wabikora. Ni ngo ntago ari umuhamagaro, ni inda nini. Ni inda nini aba yitwaje yo kujya gusahura, ariko ntago aba ari umuhamagaro. Umuntu ufite umuhamagaro ndakubwiza ukuri Yvonne, ntago wakuryamisha. Uzarebe buri muntu wese afite ukuntu yahamagawe, agira umuhamagaro we. Kandi umuhamagaro ntago ugira abashumba n'abapasiteri n'ababishop n'abapoteri. Buri muntu wese wahamagawe uri muri aka gakiza hafite umuhamagaro we w'ibyo yahamagariwe gukora. Umwe yahamagawe ari umuririmbyi, undi ahamagarwa ari umuvugabutumwa, undi ahamagarwa ari umuntu wo gufasha nyine. Yego. Buriya rero umuhamagaro kuko aba ari ikintu cyawe Imana yaguteretsemo utishakamo, ntago wabona imbaraga zo guhemuka. Ntago ubibona. None se ubu ngubu niba mfite ikintu kijya kinsunika, urugero reka ntangure urugero, niba mfite ikintu kinsunika, niba mfite ikiro cy'umuceri nkumva nagiha umuntu, jyewe nkagura ikiro cy'ibitoki, ariko ikiro cy'umuceri nkagiha umuntu, ubwo urumva ibyo wabasha guhemuka? Ntago wabasha guhemuka. Ni ukuvuga ngo ubaye uzahemuka n'icyo kiro cy'umuceri ntiwagitanga, kuko si ibiri muri wowe. Yego. Nk'ubu hari umugabo ujya uza kunkatira indabyo hano hanze, yahuye n'ikibazo, umudamu we yapfuye abyara asiga ubwana bubiri bw'impanga. Uyu mugabo nkora ku mutima, reka nkubwize ukuri, buri gihe nasigaranye nomero ye. Iyo mpashye sinshobora gutinyuka kurara ndiye ntarahereza uyu mugabo. Ntago binkundira kuko ni ibintu birara bintumbamo, nkumva mu gitondo ngiye nko gushwanyuka. Mfite umwana w'umuhungu niwe ujya ambwira ati rega wowe, ati wowe ntago ubundi wowe ati nayobewe ikintu na kimwe wazakora wiyoboye, ati ufite ikintu kirara kigupusha ku buryo kigutegeka gukora ibintu utegeze utekereza utanagambiriye. Ati mu gitondo ubyuka uri mushya, buri mu gitondo ukabyuka uri mushya. Hari igihe mbona nk'amafaranga nkababwira ibintu tuzayakoramo, wenda harimo no kubashopingira n'ibindi bintu nk'ibyo, bakarara biteguye bumva ko mu gitondo tubyukira muri iyo gahunda. Byarangira mu gitondo nkabyuka mbabwira ni bya bindi byapfuye. Ati bigenze gute? Ntihari abantu ngiye kuyaha. Uko niko kuri imbere y'Imana yampamagaye. Bati utanga amafaranga? Ati wa mukecuru uzi ko utari seriye, ndayatanga aya mafaranga. Reka nkubwire Ivo, nzabavuga butumwa bari ku nkona kakanya z'ubukene, twasenganye, bababaye, babandi batabasha no kwigurira ikiro cy'ibitoki, kandi bafite umuryango, kandi ari abakozi b'Imana. Kubera iki? Baracyategereje igihe cyabo ntikiragera. Niba jyewe nabashije kubona ibyo ndya, kubera iki nabibagirwa? Imana ijya umugisha abantu bampereza amafaranga, kuko nanjye iyo bayampaye baba bakoze umurimo munini cyane. Ntago bigarukira kuri iki. Imana impamvu izaba kubirikana bakubira inshuro zirenze 100, nuko ya mafaranga atagarukira kuri jya no ku bandi. Hari umuntu wegeza ampa Noheli uyu mwaka nyine ujya gutangira. Umuntu agiye amaze kumpa Noheli arambwira ati nkwaye Noheli n'abana, ati muzagira ibihe byiza, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Twarayiriye se, narayatanze
abana barasara cyakora nabatekeye ipirawu bararyambagurira fanta nyine abana n'abana barishima nyine ariko ibyo nari nateguye kuyakoramo sinabiyakoze naraye ntasinziriye nibuka Imana yaraye inyibutsa abagabo nzi babavuga butumwa twagendanye kandi ntahirukaga no kubatekerezaho ariko kuko nabonye amafaranga ntago giye nayaryamana ngo bikunde impamvu rero bahemuka nuko atari umuhamagaro wabo umuhamagaro uragusunika ntago wakwemerera guhemuka ntago bikunda yego ubu naka kanya bajya bavuga bati cyakora mama happy Imana nitagukiza tuzagirana nayo urubanza wenda twizatureke ariko umutima ugira ntago turawubonaho nuko ejo bundi kuri anniversary yanjye abana barapositinze bati happy birthday mami happy birthday I love you mami nuko bapositinga ibintu byinshi noneho hari abana babibonye barabikwiragiza nyine urabona bagenda babihererekanya nyine noneho ababyeyi bamwe baza kubibona nyine abana babo babipositinze barampamagara barambwira ati noneho ubwo abo bana bari bavuze ngo umutima ugira ngo Imana izagukomereze ngo igikuha ubuzima guhe n'ibintu ngumva ngo ntiturabona umubyeyi ufite umutima nk'uwawe noneho ababyeyi babo barampamagara bambwira ati n'abana bacu barakuzi ati n'abana bacu barakuzi batangira kunyohereza bya bindi bapositinze urumva agiye simba mfite telefoni zabo batangira kubinyohereza ndavuga se abana banzi hehe ati bakuzi wawe nyine baza baje gukurikira bawe ariko bakabona uburyo ngo wabakiri ati baje batubwira ati uriya mu mama ntabaho ntago abaho ntago tumwumva kuko umwana niba ambwiye ati giye mfite abashyitsi mba ngomba gukora iyo bwabaga nkamwakira nkuko nakira abanjye nta mpamvu yo kumusuzugura ngo kubera ko ari umwana ngo uze kumufata uko ubonye oya mva hasi nkabakira abana nkashyashyana nkababwira murahaze nkongera nkabongera wowe urashaka iki uyu utanywa fanta nkamoza wowe uranywa iki utanywa amata nkamoza wowe uranywa iki nkashyashyana abana nkabakira abana bakagenda bavuga bati yebawe mama waba happy ntabaho noneho ubwo rero abana banjye iyo bampositinze nyine kuko baba babisharinze kuri bagenzi babo nabo bagenda babivugaho ati uriya mubyeyi rwose Imana ijya umuha umugisha ati kongerera imyaka yo kubaho umutima ugira ntiturawubona naho ababyeyi babo bakambwira ati n'abana bacu barakuzi kandi nkaba nzi ko byagarukiye aho n'abana batanabikomeje ariko icyo nashaka gusubiza kugira ibibazo warumbajije ni uko umuntu w'umunyamuhamagara atabona imbaraga zo guhemuka ntago yabishobora ntago yabishobora yego aha karakanyuzemo byose buriya hari uwifuza kuzagufasha mu muhamagaro oya turacyakomeje umurimo rwose abantu bumva bari tayari bafite uwo mutima wo gusura abarwayi kwa muganga si abarwayi gusa no gufasha abo bakene n'abo bakeneye izo za mituweli bakomanga ati narwaje umwana nabuze amafaranga yo kumujyana kwa muganga n'abandi bantu bababaye bari aho ngaho barahari ivo urabona n'ikibazo dufite muri iki gihe ibintu byose byarahenze hari n'umuntu udashoboye kubigura bitewe n'ukuntu ibintu byuriye yego ubuse ubu abantu bakinywa isukari ni bangahe tuvugisha ukuri ni bangahe bakinywa isukari ubu bahise ngo ko ari iy'abakire rubanda ruciriritse ntirugishoboye kugura isukari ubwo rero urumva yuko kugira ngo umuntu nibura abone umuhaye icyo kiro cy'isukari atanayiheruka yumva nta bushobozi yari afite bwo kuyigurira aba yumva umukoreye ikintu gikomeye cyane ikiro cy'umuceri kirahenze cyane kugira ngo umuhe icyo kiro cy'umuceri aba yumva umukoreye ikintu cy'igitangaza niba umugurira litiro y'ubuto dukurikije ahantu igeze aba yumva umukoreye ikintu gikomeye abo bantu rero rwose bakeneye kugira ngo tubabe hafi tubafashe kuko nicyo Imana yadushyiriyeho Imana nicyo yadushyiriyeho agakiza k'amagambo gusa katagira ibikorwa katavuga katagira aho gahagaze nta gakiza kaba karimo nta gahari pe yego tagakiza kadafite ibikorwa ntaho kaba gahagaze ntako none se ubwo Imana niba izatwara abantu bakijijwe kubera ko bigengesereye bakagenda bitonze kuko bafite agakiza izaze yijyanira ababikira kuko nibo bantu nzi bazi kwigengesera bagenda bitonze cyangwa abapadiri ariko ntabwo izatujyanira ko twigengesereye ahubwo izatujyanira ko twagize imirimo myiza imbere yayo yego ni nayo mpamvu aka gakiza iyo tukagezemo buri muntu imuha umuhamagaro w'ibyo agomba gukora ntabwo twaje gukora kuryama turi abakozi tugomba rero gukora niba uje mu gakiza rero kumva yuko ujemo kuryama gusa ukisinzirira ukagona ntaho uragera nta n'ibyo urimo ariko ubundi ngira icyo nanabwira abantu jewe nkurikije ukuntu abantu baguhamagara bakubwira bati dufashe gusenga dufite ibyifuzo ukuzi ko ikibazo kiryana wagiye wumva ukuntu noneho inzara yiryana
ukabanza ukabitekerezaho. Yego, reka tubasigire uwo mukoro ahubwo twikomereze mu kiganiro cyacu. Byose ni ibirebana n'umuryango. Uyu munsi reka dukomeze mu muryango. Hari umuryango ukennye, ariko turebe n'ubundi mu busanzwe uyu muryango ubayeho gute. Yego, ko muri iyi minsi wenda tujya dukunda kubivugaho, ariko kenshi tuba tujya nyine turebe ko wa muryango ubaho ufite amahoro, ufite ibyishimo, ufite umunezero. Iminsi ubusanga bisakuza za divorce. Ejo hari uwo twakoranaga ikiganiro bambwira ati ngo muri iyi minsi hari igihe usanga abantu babana, ariko wajya kureba mu by'ukuri ugasanga abantu nubwo ukibabona ari umugore n'umugabo, ariko uriya mugabo arabizi ko umugore yashatse yapfakaye. Niyo ngo uriya mugore arabizi ko afite umugabo, ariko kuri we yarapfakaye. Namubaza se kubera iki? Ati hari igihe uriya mugore ashaka uriya mugabo kuko afite inzu cyangwa kuko afite amafaranga. Ya mafaranga yashira, nubwo wa mugabo agihari, ariko icyo yaje akurikiye ntabwo kigihari, cyarapfuye. Ati burya cyarapfuye, ati rero yarapfakaye. Urumva rebye n'ibibazo biri mu muryango. Umuntu n'umuhanga pe. Wa muganire se ubwo niba waraje ufite icyo wakurikiye kikaba kidagihari, cyarapfuye ntiwapfakaye. Kuko umuntu tuzi ko niba agiye gushaka abagiye gushaka umugabo. Niba umugabo atarapfa agihari, uracyari umugore w'umugabo, uracyafite icyubahiro, uracyambaye ikamba ry'umwamikazi ko ufite umugabo. Ariko niba umugabo we yarapfuye, icyo gihe ntabwo uba ucyambaye ikamba ry'abamikazi kuko uba uri umupfakazi nyine. Shaka umuntu wakubwiye ibyo bintu n'umuhanga pe. None rero ubwo ni ukuvuga niba yaraje gushaka ubutunzi nyuma bugapfa, ntabwo akiri umugore w'umugabo, yarapfakaye. Nta rugo ruhari muri make. Tugasanga yaje yishakiye agakobwa kuko akabona gafite taille française, ejo yamara kubyara kabiri gatatu yabyibuha, ibere ryamara kugwa kandi yaragushatse urizima, akajya gushaka uwundi. Ahita atangira gutekereza ko hanze hari ubwana bukiri butoya bukiri kuri taille. Ubwo ubona bapfakaye. Turumva rero burya aba yarapfakaye. Nubwo tubabona bagendana bari kumwe, ariko arabizi yarapfakaye kuko icyo yashatse ntago akikibona. Urumva rero ni bya bibazo biri mu muryango, nibyo navugaga. Yego. Ntabwo byoroshye. Uwo muryango muri iyi minsi uri kubibona gute? Nari nguha experience y'ibyo umuntu twaganiriye. Umuryango rero, umuryango w'iki gihe kuvugaho ni birebire. Ntago wabona n'ibyo uvugaho ngo ubone n'ibyo usigazaho, byose ntago byoroshye. Ntago byoroshye kuko ibintu by'iki gihe bisigaye biteye ubwoba. Ivode biteye ubwoba pese nkubeshya. Biteye ubwoba kubona urugo rufite amahoro, ukabona urugo rufite amahoro ruratuje. Ni Kristo bahora rurayemo, ariko aho Kristo ataraye si nkubeshya, ni muri zirara zishya. Ni muri zirara zishya kuko ibintu birakomeye. Wa mugani nsubire kuri icyo kiganiro wagiranye n'uwo muntu, ari nacyo twari duhereyeho cy'abantu ubuzima rusange babayemo. Hari n'igihe usanga umuntu waje kubaka wa mugani afite ikintu cyamuzanye, cya kintu cyamara gupfa agasigara yumva ari wenyine kuko icyamuzanye kitagihari. Icyo gihe rero wa mugani ntumbwire ngo urwo rugo rwagira amahoro. Urumva ibibazo biratangira, intambara zikarota. Sabene wageze kumbaza, arambaza ati ngo urugo ni ishuri. Ati ngo urugo ni ishuri ngo rirerire, ati wowe ubyumva gute? Nari ntaramenya ko urugo ari ishuri. Ndamubwira kare kajya numva urugo nta shuri ririmo, ntabwo numva urugo ari paradizo. Neze ko Imana baraduhaye urugo ari paradizo ngo tujye kurwishimiramo, rwahindutse ishuri gute? Ariko nyuma yaho Imana yaje kunyigisha uburyo urugo ari ishuri, ndetse rirerire ritanarangira ku muntu udakangutse ngo abirebe neza yasigara. Icyambere ni ishuri mu buryo ku buryo wowe niba ugiye ibanza cyangwa nawe niba uje, ubwo simvuga ku mugore gusa, ndavuga ku mugore n'umugabo, kuko ibyo ari byo byose mwese muba muhuye uwo munsi muri babiri, ubundi mwari abantu batandukanye. Niba agiye nari iwacu nawe uri iwanyu, ntaho duhuriye. Ariko uyu munsi niba twahuye bakadusengera ngo twasezeranye twubatse,
tukaba mu rugo rumwe, uje kunyiga nanjye nje kukwiga kuko ntago tuziranye. Nabonye ishuri rya mbere ry'urugo rero ni ukubanza kumenya umuntu mugiye kubana uwo ari we, ukabanza ukamenya uyu muntu tugiye kubana nindi. Iyo utagize gukanguka rero ngo ubanze umenye uyu muntu mugiye kubana uwo ari we, ibintu birapfa. Aho naho ntago byakomeza neza, kuko nutamwiga ntuzamenya ibyo akunda, nutamwiga ntuzamenya ibyo yanga. Hari ibintu byateye ubu ngubu bararambagizanya cyangwa barateretana, niko numva ubu babyita. Yarangiza akamubaza ngo ukunda iki, wanga iki? Ejo bundi muri umuntu wanjye yaranshekeje, narasetse nenda gupfa. Yafashe akantu aragapostinga kuri stati ye, arangije avuga ngo ntuzongere kumbaza ngo nkunda iki ngo cyangwa nanga iki, ngo nkunda amafaranga. Ndangije ndamuhamagara ndamubaza nti niyo yonyine ukunda, nta kindi kintu ukunda? Ngo niyo yonyine nkunda. Nti nta rukundo ugira. Ubwo suzongera kutubeshya ko ukunda. Noneho ndamugana ubwo n'umugabo wawe ntago umukunda kuko afite urugo. Ubwo n'umugabo wawe ntago umukunda, ukunda amafaranga, umurebera mu mafaranga n'abatayafite ntago uzongera kumukunda. Atugugiye kunyigisha naho ubwo wamamwe nkwigisha kuko niwe ubyizaniye. Ukunda amafaranga, nakubajije ikindi kintu ukunda. Nibura ngo numve ko ibyo ukunda ari byinshi, sanga nta kindi, urambwira uti nta kindi. Urumva rero hari abantu bateye gutyo, bakunda amafaranga cyangwa bakunda ikindi kintu gitandukanye. Nibo babandi iyo bibuze baba bahindutse abapfakazi nk'uko uwo muvandimwe yabivuze. Rero icyo nari ngiye kuvugaho, iyo utabashije kwiga umuntu ngo umenye icyo akunda, umenye n'icyo yanga, ntabwo mukomezanya neza. Igihe cyose ukora kinyuranyije n'ibyo yanga, bwacya ngo wikosoye ukongera ukora kinyuranyije n'ibyo akunda, icyo gihe bigahora ari ibibazo. Irindi shuri rya kabiri ni umukozi wo mu rugo. Buri umukozi ni ishuri rikomeye cyane. Abantu ngo bafata nk'abantu basanzwe bari aho ngaho, yaraje ni umukozi muhemba amafaranga isanisha, nigera aho nzashakira namwirukana cyangwa akagenda. Yego ndabyumva. Uriya mugabo ukina ziriya filime baramuhoje ati kuki ukunda gukina uri umukozi? Ati nuko ari bo baza amabanga y'urugo. Bamenye. Ati nuko ari bo baza amabanga y'urugo. Ati nanjye rero buriya naje ndi maneko mu ngo zose kugira ngo njye nkunda menye nibo bantu baza amabanga y'urugo kuruta uko igihugu cyabimenya. Igihugu kitaramenya uko waraye, nuko urwo rugo rumeze, nuko abavandimwe bawe bataramenya uko waraye nuko umeze, papa wawe mama wawe, umukozi ababizi. Bariya nibo banyamabanga bakomeye cyane, bariya nibo basekreteri bingo, nibo banyamabanga bakomeye. Buriya nta makuru dufite y'ibyo bintu, kandi abantu ubona babafata nk'abantu badasanzwe, basanzwe bari aho baciriritse. Bariya abantu barakomeye, nibo bantu babazi neza. Ugiye gutata ahantu uzahamagara umukozi wo mu rugo, ni uzakubwira duseze urwo rugo, kuko uriya we niwe ugomba kwigaho cyane. Icyambere ntubuzi niba yaraje gukora akazi gusa cyangwa afite ibindi byamuzanye, nabyo birashoboka. Uba ugomba kuba umunyabwenge kugira ngo ibyo bintu bimenye. Icya kabiri ntubuzi neza niba ataraje kugutwarira umugabo cyangwa yaraje gukuba amasafuriya gusa, nabyo uba ugomba kubimenya. Ibyo byose iyo utabaye umunyabwenge rero ngo ubyige uhinduke kumenya neza, uza gusanga byose ubyishe. Kuko ushobora kugira gutyo kuko utaramenya ibyo ari byo, ukabwira umukozi uti jyanira patura amazi muri dushe ajya koga, wabyishe tayari, byose byapfuye, aho byahuhutse nta n'igaruriro ryabyo ryari. Ngo hari n'ababwira ngo bajye kubasasa. Aha, icyo nicyo nari ngiye gukurikizaho. Niba yagiye gusasa tayari yabaye mukeba, ntago akiri umukozi. Iryo urumva atari ishuri? Yego. Aba ni nabo bantu bo kwigwaho cyane bikomeye kuruta kwiga ku bindi bintu byo muri izi ngo. Kuko gereka nkubwiza ukuri, nabonye aba bakozi bo mu rugo nubwo mutabizi neza, harabaza bafite za mission barimo, bazifite pe batarazanywe. None se nk'ubejo bundi hari akantu gaherutse gucacara ku mbuga nkoranyambaga k'umwana wo mu Bugesera wishwe n'umukozi. Ubwo so wambwira ko yari yarazanywe na mission yo gukorera amafaranga? Yaje gukora amafaranga afite n'umutima w'ubugome wo kwica umwana. Ubwo urumva atara kandi kazi kandi kamuzanye. Hari uwo nzi kuri Arufa Palasi, jewe nzi neza n'amaso yanjye gutyo, twari duturanye hari i Remera. Umukozi yaragiye gushaka uburozi, aruganyira buja arapfa, asigarana umugabo
yego ni ibintu nabonye twari duturanye ntabwo ari inkuru bambariye bivuga ngo yishe umugore asigarana umugabo yari umukozi w'umukozi yaje kuri mishoni ubuze afite indi mishoni yamuzanye ntabwo yaje gukuba amasafuriya afite icyamuzanyaho niba ibyo mugore udakangutse ngo ubirebe ibyo ubimenye ubishyiraho ubwenge bwawe n'intekerezo zawe nta rugo ufite aba ni abantu bo kwitondera ntimukabafate nk'abantu ngo badasanzwe ngo ntacyo bari aba bantu ntabwo babazi ngo barabohereza gusasa niba yagiye gusasa yabaye muke batayabyaranye ariko nanjye nabushashe naburyamaho nkubwize ukuri ntazi ko nabashigaje iki noneho baranyica turabushashe naburyamaho oya none se nkubeshye niba jyewe nshobora kuza nkasasa uburiri nkabutunganya nkabugira neza bakambwira ngo nimburyameho ntahakana aryo bushashe ntaburyamaho niba rero batinyuka kuba babajyana ngo bajye kusasa babe babizi ko ejo bazanaryamaho icyo ntabwo ibyo bintu bibaho ubundi iryo ni ishuri rya mbere ni ukumenya umuntu mwaje gushakana ishuri rya kabiri ni ukumenya umukozi ishuri rya gatatu ni ukumenya abana mubyaye nabo ukamenya kubayobora ukamenya kubabera mwarimu bakaba abanyeshuri bakagenda kuri ritime yawe igihe cyose urugo rwose rutagendeye kuri ritime yawe uzamenye neza ngo ibintu byose byazamye buriya ntureba abagabo ko babita ngo muri abatware b'ingo ni ukuri muri abatware b'ingo rwose turanabizi turanabyubaha ariko iyo ugiye kureba usanga abagore aribo bikoreye ingo ubundi burya urugo n'urwo babeshya ko burya urugo n'urwo nicyo nashatse kukubwira baravuga ngo muri abatware b'ingo tukabibubahira tukanabibabyinira tukanabibita ariko iyo ugiye kureba usanga urugo ruri hejuru y'umugore umugore wananiwe kuyobora urugo nkubwize ukuri rusenyuka nta n'amasegonda rumaze cyane aho rero ni ukuvuga ngo iri ni ishuri nk'uko babivuze ngo urugo ni ishuri rikomeye cyane kwiga kumenya abantu muri kumwe kwiga kumenya gushyira ibintu ku murongo kwiga kumenya gukontorora ibintu ukabishyira mu mwanya wabyo kandi buri muntu wese ukamutoza ukamubwira uti uzagendera kuri ritime imeze gutya kandi akabyumvira akabigenderaho iyo rero umuntu muretse ngo agendere mu bushake bwe niho usanga ibintu byose byapfuye ubwo nari mvuze ku badamu abagabo rero nabo ntabwo bisobanuye ngo niba ari umutware w'urugo ajya abyuka akoze mu mifuka agenda agaruka yaje kuryama atamenye n'amakuru yabayeho muri urwo rugo ubiriwe bate byahabaye iki byagenze bite hari igihe ureba ibintu biri hanze aha ngaha wabikurura ukavuga uti ibi bintu ibyo kwa kanaka no kwa kanaka wabihuriza hamwe ugafata nk'igihugu cyose ugahuriza hamwe bya bintu ugasanga ukavuga uti nta ngo ziri hano muri iki gihugu ukavuga uti ntazihari pe kuko wahuje ibintu uravuga uti ibyo kwa kanaka biba bisa bitya n'ibyo kwa kanaka bigasa gutya byose bakabihuriza hamwe bakabishyira aha ngaha wasanga nta ngo zihari ni amadarapo ahagaze urumva nose mama happy mu bintu bavuga wenda reka twere kuguma mu ntuza cyane ahubwo reka turebe ibintu byangiza umuryango mu bintu byangiza umuryango bari kuvuga ko harimo ikintu bita social media ko ziri kwangiza umuryango pe bitewe n'ibyo abantu bahavugira buri wese araza akavuga ibintu uko abishaka bigatuma uriya ashobora kuba wenda kuko yamukunze akaba yakurikiza ibyo arimo avuga ariko mu by'ukuri ugasanga ahubwo ashobora kuba aroze wa muntu amuhaye inama zitarizo kubera inama babaha se yaba ibyo inama bavuga inama babaha cyangwa se n'ubuhamya sirtu nk'abantu batanga ubuhamya bw'ibyo ibyo banyuzemo mu ngo ibyo baciyemo mu ngo ugasanga ahubwo ngo birimo kwangiza abandi bantu kandi akenshi ugasanga ngo ababivuga benshi bamwe ni n'abitwa abavuga butumwa ugasanga umuntu umuvuga butumwa aje kuvuga ibyo yahuriye nabyo mu rugo noneho undi akaza akaba yabikurikiza ariko ugasanga ahubwo bigiye kumusenyera umuryango we. Ikibazo rero kiba kiri aho ngaho ikintu navuga birashoboka ko ibyo bintu wenda byakwangiza abantu ariko nakavuze gutya jewe nakavuze ngo urugo ni ubudasa sibyo urugo ni ubudasa urugo ntago rusa n'urwundi kuko jewe urugo rw'iwanjye ntago ruzasa n'urw'iwawe urugo rwo kwa muturanyi wanjye ntago ruzasa n'urwo kundi muturanyi niyo mpamvu navuze ngo urugo ni ubudasa rurihariye buriya rero nubona bagiye kukwigisha ngo uzayobore urugo gutya ngo uzabitware gutya ngo uzabigenze gutya
aho ngaho wasigara kuko wenda ibyo jyewe nkwigisha ni iby'iwanjye bakunda ariko ntabwo nzi iby'iwawe bakunda. Niyo mpamvu navuze ngo kugira ngo ukomeze urugo no kubanza kumenya umuntu muri kumwe ukamwiga, yaba ari umugore ukiga umugabo n'umugore ukiga umugore. Umuntu ashobora kuzavuga ati abagabo bakunda igitoki kandi njye si nkirya, wowe utakirya, wowe ukajya uhora uteka igitoki ngo wavuze ko abagabo bakunda igitoki kandi umugabo wawe ntakirya. Noneho umugabo agasanga ntakubwiye ati jye ibi biryo simbirya, wenda yatekereje ko aribwo bushobozi bwari buri muri urwo rugo, akihangana akavuga ati ndumva ntashaka kurya iri joro kuko ntarya cya gitoki nk'uko wabivuze. Noneho ejo ntabwo ukabona bimeze gutyo, ikizavamo ukazajya kurya resitora cyangwa ku ruhande abona unashaka undi, cyangwa ku ruhande abona undi mugore uzi guhinduranya ibyo kurya, uzi guteka ibindi bitari igitoki ajye kubiryayo. Urumva rero aho ngaho kizaba cyabaye ikibazo. Kubera iki? Kuko we bakwigishije ngo abagabo bose bakunda iki, bakunda ibitoki kandi atari byo. Hari n'ushobora kukubwira ati buriya abagabo bose bakunda umuceri cyangwa bakunda akawunga, ukajya uhora ariyo uteka kuko wowe wasanze ko kwa runaka ariyo bakunda. Iyo niyo mpamvu navuze ngo ishuri rya mbere ni ukwiga umuntu mugiye kubana. Urumva wowe aho kugira ngo umutekere icyo gitoki ukimuze, ahubwo menye ibyo akunda ari byo umutegura. Menye ibyo akunda uba ari byo ukora. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urugo n'ubudasa, kuko ibyo iwawe mukunda si byo iwacu dukunda, n'ibyo kwa muturanyi wanjye si byo bakunda. Niyo mpamvu rero jyewe ibi bintu byo kuri social media n'iki babigishirizaho ngo bajye bakora ibi ngibi ngo abagabo bakunda ibi, uwabyigishije ashobora kuba umugabo we ari byo akunda ariko ugasanga uwanjye si byo akunda. Niyo mpamvu rero abagore bagomba kumenya ubwenge, bo bakagira gute, bakimenyera ibyo abagabo babo bakunda badakopeye ibyo bakuye ku social media, cyangwa n'abagabo bakamenya ibyo abagore babo bakunda badakopeye ibyo bakuye ku social media. Kuko wasanga abagore bandi abagabo babyigishije ari byo abagore babo bakunda ariko umugore wawe atari byo akunda. Icyo gihe rero biba bibaye ikibazo. Wenda mama Happy, ndabizi neza uri mu bantu bakurikira social media kuko nawe uyibaho. Nta bintu ujya ubona ukavuga uti ibintu bishobora kuyobya abantu? Ndabibona byinshi cyane, ndabibona rwose pe, biba bihari bishobora kuyobya abantu. Kuko niyo hari n'igihe ubona umuntu ateruye ikiganiro ugakomeza ukamwumva utinza kumva uko gisoza, ukumva ibintu byinshi bigoramyemo, ukavuga uti wenda hari aho biza kugororokera bikaza gusoza bigoramye. Urumva bikaza gusoza bigoramye. Mu buhe buryo? Wenda urugero nk'ibyo wavugaga ngo kwigisha abantu uburyo ki wenda bashobora kwitwara mu ngo, n'uburyo bashobora wenda akabazi ko arimo kwigisha abantu kugandukira abandi, ariko we akabivugana amakosa yo kwibanda ku bye azi cyangwa se akoresha. Ariko nyine wa mugani bikaza kurangira ari byo asorejeho, nta ntuze, nta kubigorora kwabayemo kuko yumvisha ariko kuri. Icyo gihe rero jyewe niba byaranshanze mu rugo rwanjye nkabona bitagenda neza, nshobora kubikurikiza kugira ngo ndebe ko byagororoka. Icyo gihe rero nabikurikiza nkasanga nibwo bigoramye kurushaho. Kubera iki? Kubera ko nakurikije ibyo we yenda yakunze cyangwa se wakoresha iwabo bakunda ariko jyewe atari byo nkunda. Cyangwa ugasanga umuntu, ibindi bintu nagiye mbona, ugasanga abantu kenshi baragira nk'abantu inama. Reka mfate urugero rw'aba bakobwa bagiye gushaka. Ni rwo rugero rwiza numva nabona ntagiye kujya mu social media hatazajya kugira uvuga ko nakrititse ikiganiro cye. Reka mvuga kuri abakobwa bajya gushaka. Ntubona abakobwa bajya gushaka bakorera za bordesha bajya gushaka bafite ukuntu babigisha. Buri mugore wese buri yaza kumwigisha ibyo akora mu rugo rwe. None se niba muri abagore 10 biriya bintu azabijyana mu rugo rwe, urumva atari ikibazo? Kuko hari umudamu umwe nibagiwe nabyumvishe hambere sinkibyibuka neza, kandi yabivuze kuri social media. Aravuga ati jyewe njye gushaka, ati bambwiraga ko umugore abyuka kare akazinduka mu gicuku umugabo akiryamye akajya gutegura ibyo ategura, ati buri gihe nkajya ndaramena ijoro, ati naje gusanga umugabo atari byo akunda. Urumva ati uko yicaye agasanga nagiye, uko yicaye yareba agasanga nagiye, ati bucyarambaza ati niko uri mu biki, ati yatari utuntu mba ndimo n'umugabo bari kumwe mu kiganiro. Ati hano uko nkagenda nkajagarara, ati nkaza kugaruka icyuya cyandenze mu gitondo kare ubwo bakibyuka. Umugabo baramubaza batese wowe ibyo bintu wabifashe ute by'umugore nyine yarazanye iwawe utari usanganywe utarigeze ubona n'undi muntu ubigukorera? Atoye byarambangamiye.
urumva ati byarambangamiye ati gute se ati none se umuntu azindutse butaracya yagiye ari mu byombo yogeje yahanaguye inkweto yateye ipasi yatetse yagabuye ati mbona ko ari stress ziri ku mutwe we ati ntago nabonye yuko ari ukuganduka kubikora neza ati oya numvishe yajya byuka tunabyukanye igihe wenda birimo nanjye nkanagura izo nkweto cyangwa nkatera niyo pasi ibintu n'ubwumvikane atari ko nkabona ibintu byose yabyirunze ku mutwe buri mu gitondo arabyuka ashaka ibintu byose kubyigereka ku mutwe nkabona n'abakozi ntashaka kubaha akazi arabyishyira ku mutwe ngo yari haraganduka ati nabonye azahavanira urupfu ati muhajije neza ibyo bintu ati nsanga nibyo yigishijwe mu maburidishaho ati rero naramubwiye ngo ibyo bakwigishije niko babikora mu ngo zabo niko n'abagabo babo babikunda ariko jye simbikunda icyambere sinkunda umuntu namuburiri urumva uko umugabo yabivuze kuri social media ati noneho tuzatubyukana jewe ninumva ntashoboye kubikora basi mbe ndyamya mu ntebe mareriko ukora ibyo wumva ariko apana ibintu byo kujya mbyuka ibintu byo kujya mbyuka nkasanga wagiye kwibagagura ngo uri mu mirimo ngo uriho uranyereka ko waje kuganduka hatoya ubwo ntumva ko n'urugero ubwo ntazi hari abakobwa rero benshi bigira ibyo bintu hariya noneho akabyirukankana mu rugo rwe yabijyana mu rugo rwe azi ko agiye gukora ibintu neza agasanga yabyishe ibyo bintu rero ntabwo bizahura kuko niyo mpamvu navuze ngo urugo n'ubudasa wowe wiga umuntu muri kumwe ibindi byo ugenda ukopera bizagusenyeraho kukubakira wenda dufashe urugero rufatika mu ishize hari cyangwa se hari ibiganiro Vanessa yatanze ndamuzi nawe n'umwe mu bavugabutumwa bazwi hano cyane ariko mbere ko agitana ubundi hari ibyari byamuvuzweho aho yavuye mu Rwanda akajya muri za Mozambique ari mu ivugabutumwa ariko yagera agashaka undi mugabo kandi yari afite undi mugabo inahangaha biriya bintu arimo abivuga ku ruhande rumwe aravuga uti uyu muntu yari yarakubitikiye muri rugo ageze igihe ko aruhuka kuko aravuga ati ubu ngubu meze neza urugo rwanjye rumeze neza aho ntitwaga Shere uyu munsi ndi kwitwa Shere ariko abandi bakagaruka bakavuga ati ariko ibi bintu uyu muntu avuga bishobora kuzatuma hari izindi ngo zisenyuka wagirana akabazo n'umugabo cyangwa se n'umugore akaguta akajya kwishakira akajya gushaka aho mwiteje ntashyiremo kwihangana kuri wowe ibyo ngibyo ibyo bintu rero kiriya kiganiro naragikurikiye hari aho namukurikiye arimo kubwiriza avuga ati najyaga nkubitwa mukankomera amashyi ati none ndashatse mumvugirije induru n'icyo kiganiro yavuze avuga ukuntu yabayeho ababaye urugendo rwe rw'ubuzima bw'urushako rwe nacyo naracyumvishe avuga ati ubu nibwo mbayeho neza nibwo nduhutse nibwo ndi umugore naragikurikiye avuga ati ubu nibwo mbaye y'umugore nibwo nanjye numva ndi umugore ubu ndimo kwitwa Shere nanjye byo ntarinzi rero ibi bintu rero niyo mpamvu twavuze ngo ibintu urugo n'ubudasa ntago bari bakwiye kumva yuko abantu bazajya bose birukanka bagiranye ikibazo n'umugabo cyangwa n'umugore ngo yirukanka ajye gushaka aho yitwa Shere ahubwo ashobora kugenda agasanga nibwo azakubitwa izirenze izo yakubiswe imbere ntabwo ibyo nabishyigikira jewe n'ababivuga gutyo sinzi impamvu baba babivuga gutyo gusa ikiganiro cy'uriya mubyeyi naragikurikiye nari nsanzwe nkurikira ivugabutumwa rye ndarizi nsanzwe mukurikira kuva na kera hanyuma nza kumva ko ngo yashatse umugabo ejo bundi numva nyine avuga ibyo nyine mvuze ariko ikintu nshaka kuvugaho ndashaka kuvuga yuko urugendo yaruvuzeho ukuntu yabaye mu buzima bw'ubusharire bwo gukubitwa kubaho nabi guharikwa abagore benshi abakeba benshi bavuga ko naho yagiye mu ivugabutumwa iyo ngiyo za Mozambique iyo ngiyo yashakiye umugabo nabwo n'uwo yasize ku rugo yongeye amugira umugore ibyo narabyumvishe nabyo uyu mukozi wenyine ngo ahise mu by'ukuri umunyarwanda niwe wabivuze neza aravuga ati nimukoma urusyo mujye mukoma n'ingasire hari ibintu nanjye ntakihanganira urugendo rwa mama Vanessa avuze ukuntu yabaye mu buzima nka buriya nanjye jyewe mama Happy sinabishobora
hari ikintu kimwe rero ngira ngo mbanze mvugeho tutarakomeza ku byingo tubanze duhere ku kintu cyitwa itorero. Yego. Itorero ni ababyeyi baturera ba kabiri kuba baratuvukishije. Kuko urumva niba umubyeyi wawe yarakureze papa na mama bakakubyara bakakurera ugakura ukagera aho wihitiramo aho ugomba kubarizwa ukajya mu guhitamo aho imyizerere yawe izagukira. Yego. Ukagenda icyo gihe nawe ababaye undi mubyeyi kuko niwe uzakuyobora iyo nzira akanayikwigisha uburyo uzayibamo cyane. Aba bantu b'itorero rero ndagira ngo nabo mbivugeho, bari bakwiye koroshya ibi bintu bakareka kujya bakomereza ibintu mu bintu bidashoboka. Hari ibintu burya bidashoboka. Kera ba data na ba mama barashakanye abagore bagakubitwa, ibyo byari bisanzwe no hanze birahaba no mu banyamahanga batari mu Rwanda. Mu Rwanda ho bagerageje kurwanya byaracitse ariko hanze biracyabayo. Hanze mu bihugu byo hanze baracyakubita abagore. Ikintu rero genshimira leta yacu nuko yaciye icyo kintu cyo gukubita abagore. Kandi ko bajyaga abana bakubita babita n'abantu badashoboye baje gusanga ari n'abantu bashoboye nta nicyo badashoboye. Yego. Ubundi hari ikintu twakagombye kubona ko kigayitse, umuntu gufata undi muntu banganya ubwenge n'ibitekerezo akamukubita. Ni ikintu kigayitse evo, kiragayitse kiranasebetse ngaye n'abantu babikora. Ndabanenze ku mugaragaro imbere ya kamera. Yego. Abo bantu bakora ibyo bintu ndabanenze, ariko nagira ngo nsaba itorero ryoroshye ibyo bintu be kujya bavuga ngo niba ngo umuntu yarasezeranye n'undi ngo muzatandukanywa n'urupfu uri hejuru y'inkoni. Ubwo se urupfu kuhubwo uzarwihamagarira urabona uzategereza ko ruzaza cyangwa ahubwo uzarwihamagarira icyo gihe? Uzaba urwihamagariye kuko niba gukubita kabiri, kuko umubiri w'umuntu ntabwo tuzi ibiwugize n'ibiwubatse, ntituzi n'indwara ziba ziri mu muntu, ntituzi n'intege nke ziba ziri mu mubiri w'umuntu. Umuntu ashobora kugukubita wari usanzwe ufite ikindi kibazo ugahita upfa. Yego. Utishwe na za nkoni. Ntabwo se uzajya amabuso cyane, ntabwo se uzakatirwa nk'umuntu wishe umuntu cyane. Icyo gihe se itorero rizaba rihari? Oya, ntabwo rizaba rihari. Nta nubwo rizaba riri mu bibazo byawe. Niyo mpamvu navugaga ngo itorero niyigerageze. Iryo ni koko ni amahame yabyo cyangwa se niba ari n'ijambo ry'Imana, ariko bagerageze barebe noneho isi ya none turiho ukuntu imeze. Boroshye ibi bintu. Ntabwo mvuze ngo bashyiraho gutandukana kw'abantu cyangwa ngo babwirize abantu gutandukana, ariko igihe habaye ikibazo nk'iki ngiki mu rugo babe hafi y'uwo muryango bawutabare. Nibabona bidashoboka babagira inama umwe abagiye ku ruhande. Ntabwo mvuze kubasenyera, nta nubwo mvuze kubatandukanya. Babagira inama umwe abagiye ku ruhande, bagende basenge tutegereze icyo Imana izanzura hagati yabo. Yego. Nge niko mbyumva. Ariko itorero aka kanya uragenda ukavuga ikibazo ufite bakakigushimangiriramo ngo ihangane, ngo ukomeze usenge turagusengera. Kandi abakubwira kugusengera mutandukane hari nta n'uwibuka izina ryawe, no kugusengera ntaba kikwibuka. Ngewe hari ikinyamakuru kimwe negeze kuvugaho, ndibuka mvuga ku rugendo rw'ubuzima bwanjye, ndavuga ngo igihe nari ndi mu makuba n'ibyago ntagira uwo mpamagara, kandi mfite abagenzi banjye twasenganye, mfite n'abashumba banyoboraga icyo gihe, ariko si abanyobora aka kanya ataza kugira ubyumva nabi. Banyoboraga icyo gihe cya kera, ntawabashije kuba mu ruhande rwanjye. Ariko abantu bantabaye, abantu bandengeye, abantu bangabuririye abana, nabo twita abapagani. Nibo nabonye muri icyo gihe nari mbabaye. Bareka tugira urukundo, kuko nirwo umva urukundo ubundi nta kintu kiruhangara. Impamvu ibi byose byaje nuko nta rukundo tugira. Urukundo rwarazimye, urukundo rwarasinziriye, rwarakonje, nta rugihari. Yego. Buriya ngiye kwa muganga gusengera abarwayi, abasilamu Imana ibaha umugisha, nibo bantu dukubitana imitego, babagemuriye abantu hariya kwa muganga. Nashakisha bene wacu abarokore nka simbone n'umwe. Niyo mpamvu mvuga rero ngo ibi ngibi byose ikintu cyabyije nuko nta rukundo. Dubaye dufite urukundo wajya ubabazwa nuko Ivode yarayahagaze atasinziriye, ukashaka kujya kumenya igituma iwe nta mahoro ahari.
ibitagenda neza mukabiganiraho byakwanga abantu bakababwira mu mwaka bagiye ku ruhande aho kugira ngo umwe azice undi. Ibyo navugaga ku itorero kuko barakomeza kutwihanganishiriza mu bintu bidashoboka. Ibi ndabivuze ntibantera amabuye kandi ni ibintu bigaragara binariho. Ntago tubica ku ruhande, bitwihanganiriza mu bidashoboka. Niba abantu barahuye ari babiri bikundaniye bahuje nyuma bikananirana, umwe n'abagiye ku ruhande kugeza igihe Imana izanzurira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero nashaka kuvuga, nashaka kuvuga kuri ibi bintu byo kuba abantu bihanganira mu kibazo. Ejo umuntu bakabona yagiye gushaka, induru zikavuga ngo yashatse ate, yagiye ate. Nkurikije ikiganiro cya Mama Vanessa numvise asa naho yarasanzwe afite isezerano, niko nabiketse ariko ntiyabivuze byo kuzashaka undi mugabo. Nkurikije uko numvise ikiganiro cye giteye, ko yatanze ubuhamya kuko yavuze ngo yarasanzwe abizi na igihe cyari kigeze kugira ngo bisohore. Bigaragara ko iryo sezerano yararifite. Yego. Ikindi numvishemo cyabaye ihurizo hubwo ni cyaje n'amajwi numvishwe avugwa na mukeba we, umugore w'umugabo bashakanye, avuga ngo bahanuriye umugabo yuko ngo abana yabyaranye n'umugore bari kumwe atarabe. Bigaragara ngo yarari nawe mu gihirahiro. Hoya ntago bisobanutse neza ngo amajwi yavugaga ko amajwi igihe numvise kuri social media yavugaga ko yari ijwi ry'umugore w'umugabo wa Mama Vanessa bari kumwe aka kanya, uwo bari kumwe, umushyashya wa kabiri. Kuko yarivuze ko ari umugore w'uwo mugabo, avuga ngo umugabo we ntago yari azi ko ibyo bintu yabikora, ko yaba atagashaka undi mugore. Ahubwo jewe ntago narizi yuko Mama Vanessa yari nashatse umugabo ufite umugore. Nanjye ntago nambizi, nabyumviye muri social media. Noneho numva amajwi y'uwo mugore bamufasha amajwi bashyira kuri social media avuga yuko atari yizeye ko umugabo yaba atakajya gushaka undi mugore. Ngo ariko nyuma yaho naje kumenya yuko habayemo ikintu cy'ubuhanuzi. Urimo kunkurikira? Ngo yuko ngo Mama Vanessa ngo yahanuriye umugabo we yuko ngo abana afite atarabi, abafitanye n'uwo mugore atarabi. Ariko ibyo urumva ntago tubihagazeho, wenda nta nubwo ari Mama Vanessa wabihanuye. We yavuze ko ari Mama Vanessa wabihanuye. Ubwo ntituzi niba Mama Vanessa yarabihanuye cyangwa atarabihanuye. Ibyo ntacyo tubiziho. Genda ndavuga ibyo numvishe. Ntago mbizi niba yarabivuze Mama Vanessa yarahanuye ubwo buhanuzi cyangwa niba ari ibinyoma. Ntago mbizi. Ariko jewe nkurikije urugendo rwa Mama Vanessa n'abandi basana Mama Vanessa bafite urugendo nk'urwa Mama Vanessa. Yego. Buriya buzima yaciyemo. Jewe ndabivuga nka Mama Happy. Ntago nanjye nabushobora. Urimo kunyumva? Ariko jewe nabaza Imana urugendo rwanjye n'icyerekezo cy'urwo rugendo uko ruzasoza. Ntago nakwihanganira guhora nkubitwa, ntago nakwihanganira guharikwa abagore 100 nkarikwa n'abakozi bo mu rugo n'ibindi byose nk'uko yagiye abisobanura. Ni ibintu biteye agahinda, ni bikomere bikomeye cyane. Uriya mudamu afite ibikomere. Gusa icyo ntabasha kukwanzuraho kuri ibyo bintu, sinzi niba yaragiye gushaka noneho yavuganye n'Imana yamwemereye ko agomba kujya gushaka uriya mugabo. Icyo nicyo ntabiziho. Ariko biriya bintu byo kuvuga ngo agiye gushaka, yasize umwana, ari umuvugabutumwa ngo ataye umwana agiye gushaka, je nta commentaire nabishyiraho kuko sinzi icyo yavuganye n'Imana. Urumva icyo nshaka kuvuga? Mama Vanessa ni umuntu mukuru, umuntu urambye muri aka gakiza n'uru rugendo. Urumva? Ntago nzi icyo yavuganye nayo. Yego. Ngiye kubivuga naba nivanze kuko sinzi niba ariyo yamubwiye ngo jya gushaka cyangwa niba atariyo yamubwiye. Ariko gusa icyo nabwira abanyarwanda n'abandi bantu badukurikiye, urugendo yavuze yaciyemo twese tutigize nyoni nyinshi nta warushobora. Icyo ni kimwe. Ariko jewe gusa nkatanga inama mvuga ngo urimo kubinyuramo muri aka kanya yikwicira inzira nategereza ubushake bw'Imana. Abaza Imana muri urugendo ruzasoza ruti.
kuko ndibuka hari akantu yavuze muri kiganiro ngo baramubajije ngo se ngo uyu mukino uzarangira gute, nkaravuga ngo wenda uzarangira The Band apfuye. Icyo cyo ntago ariko nyumva, kuko ntago The Band ashobora kudapfa Imana igaca inzira, kuko ijambo ryaratubwiye ngo ifite inzira zirenga ibihumbi. Noneho muri zo zirenga igihumbi ntabwo tuba tuzizanyuzamije kugutabara. Yego. Aho ngaho niho mvuga jewe ko ugomba kubanza ukayoboza Imana muri ibyo bintu ucamo. Ariko ubundi reka nkubwize ukuri, ko mvuga ku bakristo, mu bantu b'abakristo barimo guca muri uru rugendo baca muri ibyo bintu, nizere ko baba bafitanye ibanga n'Imana. Yego. Kuko nta muntu waca muri ibi bintu adafite icyo yavuganye nayo. Yego. Birashoboka rero kuba icyo yari yaravuganye nacyo yari cyo cyasohoye bakamuvugiriza induru nk'uko bivuga, ntabwo tubizi muri za nzira zirenze igihumbi, cyangwa niba yariciriye inzira ntabwo twe tubizi. Ariko nk'umukristo genzi neza ko yakabaye afite ikintu yavuganye nayo uko urwo rugendo ruzasoza, n'undi wese urimo kubicamo mubwire yakabaye afite ikintu yavuganye n'Imana uko urwo rugendo ruzasoza. Mama Vanessa rero ntago ari umuntu woroheje ku buryo twapfa gufata ikintu ngo tugifate tugishyire hariya ngo tuvuge ngo buriya byagenze gute. Yari azi situation z'urugendo rwe, kuko ndahamya neza ko mu bantu bahamagaye uriya mugore arimo. Gusa abantu nyine iyo ibintu bibaye bavuga ibyabo, wasanga ariho inzira ye yariri, ntago mbizi, no comment. Navuze ngo nta comment mbishyiraho, gusa ibyo yaciyemo nkanjye nanjye sinabishobora. Ariko nanone nsubiye inyuma gatoya, hari ikintu kimwe jewe ntashobora Mama Vanessa yakoze. Ntago muteye amabuye mubyeyi rwose, niwumva iki kiganiro ntago nkuteye amabuye. Genda vuga jewe nkanjye nka Mama Happy, nawe yabikora nka Mama Vanessa. Ntago nabona imbaraga giye burya zisiga abana. Urumva icyo nshaka kuvuga? Siga abana ngo kuvuga ngo jewe nagirana ikibazo n'umugabo, noneho nkabona imbaraga zisohoka nkasiga abana hahandi nkagenda. Ivo ntago nazibona. Ntureba naba banje ko ari bakuru, ntureba imyaka barimo, ntago nabishobora. Ubundi ikintu cyaba kinshakisha kumenya amarangamutima yanjye kikora ku bana. N'umuntu wese ushaka kunshotora kugira ngo amenye amarangamutima yanjye atayazi neza, azaza anyura ku bana. Aho niho yamenya uwo ndiwe, akamenya niba nkizwa cyangwa ntakizwa. Binyuze Ivo nakubeshye, urashatse kumenya ko nkizwa cyangwa ntakizwa, uzanyura ku bana. Ariko Mama Vanessa uyu munsi abana bari kumwe. Bari kumwe yarabivuze. Ariko jewe kuvuga ngo jewe ngo nabona imbaraga zisiga abana, yewe data we ntago nazibona. Umva nabajyana niyo byaba kurara muri ruhurura, tukararanamo kugeza igihe Imana izaduhukurira muri ruya ruhurura. Ntago nabona imbaraga zisiga abana inyuma, ntago nabishobora. Ariko yari basiganye na papa wabo. Papa wabo se nibiki? Papa wabo wamukubitaga akamuhondagura saa sita na nijoro, yamugize nk'ingoma y'abaporoso se babana bo wabwirwa n'iki ko atabahondaguraga. Oya. Ntitugakabye ngo ikintu nikiba ngo abantu baba ari bwo wamugani we. Cyakora yabivuze neza, yaravuze ati nararaga nkubitwa mukamvugiriza amashyi naje hano imbere yanyu, none ndashatse mumvugirije induru. Ntago tuzi aho byaciye, ntituzi icyo yavuganye nawe, niyo mpamvu twari kwirinda guceceka. Niyo mpamvu ugiye navuze ngo ibintu bye nta comment nabishyiraho, kuko sinzi icyo yavuganye nawe, kandi ibi bintu abitinzemo arabizi neza. Ariko jewe buriya jewe iyo mba Mama Vanessa nari gushyira utwana twanjye imbere nkadushorera nkajyana natwo, wenda kutwambukana hariya ntibyari gukunda kuko yashakiye hanze. Ariko nari gusaba umugabo niba yarankunze koko kandi tubyumva kimwe, akazaza tugasezeranira hano kumugaragara izuba riva, n'uwo mugabo nkabimwereka ko hari icyo navuganye n'Imana. Ariko jewe ibintu bisiga abana ntago nzabishobora. Reka izo mbaraga sinazibona. Yego. Ntago nazibona. Niyo mpamvu jewe mbwira abantu ngo ibi bintu b'abakristo bajye bayoboza Imana inzira barimo gucamo. Bishoboka kuba hari barashatse wa mugani bari mu bintu by'ubuyobe, hakaba ari n'abari mukuru ari Satani yabateye, ari ibitero bya Satani. Ese byo ntibibaho? Twagiye dusubira n'inyuma tukabitekereza cyane, kuko Satani ntakunda urugo, ntakunda ahantu hari amahoro, ntakunda ibyiza. Hari n'igihe Satani yagabaho urugo rwawe ibitero, wowe ukavuga ngo uyu mugabo tuzatandukana, ngo ngiye gusenga ngo Imana imisezerano ry'undi mugabo, wese yazaza gukubita kuruta uko uwa mbere yagukubise. Niyo mpamvu ibintu byose bisaba kugira ute kumenya amakuru ku Mana.
ikaba ariyo utuyobora Yego. kandi n'abatari abakristo nabo nubwo mvuga ngo abakristo nta muntu n'umwe utayoborwa n'Imana kandi uje ayigana wese iramwakira uko yaba ameze kose bose bajye bayoboza Imana yaba ari umukristo yaba atari n'umukristo ari n'umusilamu nawe ajye baza Imana wese ntasenga Imana. Muri make turimo tunasoza ntago ibintu bya Mama Vanessa byakagizeho binagusha ntago byakagizeho bigusha kuko niwe uzi icyo yavuganye nayo bakabaye babyihorera urugendo rwe yarubayemo wenyine ntawe bararana ararakubitwa wenyine ntawe umutabara nta n'uzinzira yaciyemo yarazi inzira ye uko izasoza yarazi inzira ye uko izasoza kubera yuko ntago tuzi icyo yavuganye nijoro yego bari guceceka kuko ntago bari bazi icyo yari yaravuganye nayo. Mama Happy urakoze cyane reka ngushimire kubw'ikiganiro buriya kirimo n'inama rega kirimo n'inama nyinshi kandi nicyo tuba dushaka kugira ngo twubake umuryango mwiza byane natangiye mvuga umuryango urimo ibyishimo urimo amahoro urimo urukundo nicyo abantu bakwiye kureba muri umuryango mwiza urimo ibyishimo n'amahoro n'urukundo ubundi tutagiye duca ibintu ku ruhande aturuka kuri Kristo nta muntu wabiguha kuko n'umugabo mwararanye cyangwa umugore mwararanye ashobora kutaguha amahoro cyangwa ngo aguhe ibyo byishimo ariko Kristo arabitanga. Ikindi tutagiye twirengagiza ibi bintu byo nubwo twagiye tuvuga ngo hari inama ngo zirimo gusenya ingo zo ku social media ntago biba ari nabyo gusa ntago biba ari nabyo gusa yego habaho n'ikindi kintu mbona cyateye nko mu miryango cyo kumva ko buri muntu wese ari umuyobozi ntago urugo rumwe rwayoborwa n'abantu babiri nyir'umuyobozi aba ahari n'abagendera ku buyobozi bw'urugo baba bahari ariko itegeko rivuga ko rero baringaniye nicyo ugiye kumbwira twaringaniye mu mikorere yaba umugabo cyangwa umugore umwe muri bashobora kuyobora urugo nta gitangaza ko wagera iwanyu ugasanga umugore ari we uriyoboye ntabwo byemera sha Ivo reka ngubwize ukuri tujye tureka kubeshya abantu kuri social media nta gihe kizabaho umugore azayobora urugo niba hari ikintu nabonye kuri isi ya Nyagasani abagabo bakunda icyubahiro cyabo wagiye kugikoraho no kwasiga umutwe wawe uhasiga ariko utinya ikintu bamanukana no muri serekeye media nabagiye mbabeshye ko hari igihe kizagera umugore akayobora urugo ntabwo bizashoboka cyakora wenda icyo twemera twaringaniye mu mikorere nk'uko leta yacu yabidukanguriye mu mikorere mu mitekerereze n'ibindi byose nk'uko umugore aba perezida se Tanzania ntiyobowe n'umugore n'ahandi hose se ntihari abaperezida bayobowe n'abaperezida b'abagore ibyo byo nta gitangaza gihari none se iyo bigeze mu rugo uriya mu perezida w'umugore tuganire kuri iki kintu niba twari tugiye no gusoza uriya perezida w'umugore iyo yicaye ku ntebe y'ubuyobozi iyo ageze mu rugo bigenda bite aba umugore mu rugo nyine hari aho hari perezida abantu bose bagendera ku bitekerezo bye n'imyumvire ye n'imiyoborere ye nk'uko ari umuyobozi w'igihugu ariko hari ahantu nawe agera bakamuyobora iyo ageze mu rugo uko bisa kose nawe ahasanga perezida hejuru ye icyo gihe rero aba agomba kugira gute guha nyir'ubuyobozi nawe akayobora kuko niwe nyir'urugo nyine ibyo rero ntituzabibeshya abantu twaringaniye ibi ngibi bajye babisobanukirwa twaringaniye mu mikorere ntabwo twaringaniye mu ngo hari bitazaringanirwa umugabo rero ntabwo icyubahiro cye gikorwaho tujye tugera mu rugo tumenye ko turi abamama abagabo nabo bamenye ko ari abagabo ubundi ibintu byose bibe kuganira no guhuza erega hari ikintu cicize ngombwa bwe mutaramenya ntabwo abantu b'iki gihe bagishaka kuganira nicyo kibazo dufite ntabwo bashaka kuganira umugabo hari ikintu akakubwira ati umugore akamubwira ati tuganira ati umva mfite stress wirara unsakuriza ndyame mfite stress akabyuka yigendera nimugoroba yagaruka umugore akaba yishyize ku murongo ko bagiye kuganira ku bitagenda neza yamubwira ati tuganire kuri ya gahunda twari tugiye kuvugaho nimugoroba akamubwira ati nta mwanya mfite ibitotsi nta mwimye umwanya se nese bazaganira ku bitagenda ryari noneho nibirangira gutyo rero bizarangira umugore avuze ati uyu mugabo ugenda abona atanyumva atangira kumva ajagaraye mu rugo ucyagiye nukuvuga ngo bya bindi yatunganyaga bya bindi yakoraga azatangira kubijagararamo ntago azabiyobora neza kuko abona ko batamwumva urimo kunyumva yego umugore nawe
abagomba kugira igihe amenya abwirira umugabo ko baganira ku bitagenda ntago ari kumutegera ku muryango yinjira ngo ngwino tuvugane ese ubundi kuki naguhamagaye ntiwitabe telefone ntago icyo gihe ari bo babibaza ategereza ku muntu aruhuka gahabwa amaze yo gukaraba akarya yamara kurya kamugati hari ikintu nashaka ko tuganiraho bakamenya umwanya babibarizamo wenda bashobora kuba batamuha umwanya bitewe n'umwanya mubi yabibarijemo ariko aba bagabo nabo bajye bagerageza batanga umwanya wo kuganira ku bitagenda mu rugo kandi ibi bintu jewe ndabishinja abagabo ntibantera amabuye aho baherereye bagabo murabizi muri inshuti zayo abagabo ntago batanga umwanya wo kuganira mu rugo ivode n'andi ho uzasanga ari cyo kibazo kirimo gukururuka ntago bashaka gutanga umwanya wo kuganira ku bitagenda kandi abantu mutaganire se urugo rwakomera ivo oya ubundi se namenya ntibikubabaje cyangwa ibyo wiri ucamo tutaganiriye communication mu rugo niyo ingenzi yes niba rero bitabayeho ni ukuvuga ngo urugo rurahinduka akajagari n'urunduka akajagari ejo hazavamo gutandukana yego mabira kose cyane reka ngushimire nshimire badukurikiye yego nimero za ndazipininga aho ntihagira wifuza kukuvugisha yazireba akaguhamagara kacime n'abadukurikiye rero ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom shalom ufashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Relax Life Center inzahura buzima